mapingu ya Satani wamaze kubikwa mu mwijima. Ikintu kimwe icyaha kizana kugira gute? Kizana umwijima, gihagariye umwijima, kuko Satani ahagariye umwijima. Umwijima usobanuye ikirere, umwijima uzana ubwoba mu mitima y'abantu, mu mibereho y'abantu. Umuntu abaho igihe kinini cyane afite ubwoba kuko yanze gusohoka mu mwijima w'ikinyoma. Haleluya. Uyu munsi turimo turiga ukuri kube mu buzima bwawe. Nugenda n'ukuri, usibye no kuvuga ngo kuzabatura umutima we kuguhesha amahoro, ahubwo kuzaguhesha n'icyizere mu bantu, kuzaguhesha n'igikundiro mu bantu, kuzaguhesha no kumva ugendana n'Imana unezerewe. Turi mu minsi abantu birengagiza ko imperuka izaba, si uko batazi ko imperuka izaba, si uko batazi ko isi izarimbuka, ariko bakora ikintu bita ignorance, barirengagiza, bariyobagiza. Kwiyobagiza ntibivuze ko ukuri utakuzi ko mu mutima. Mwene data, abantu benshi babaye mu kwiyobagiza, baramubwira ngo nimba ukomeza kunywa ibisindisha, ugakomeza kujya mu biyobyabwenge, ugakomeza guhagarara mu ishyari, byanga bikunda uzagirwaho n'urubanza cyangwa uri mu rubanza. Ariko agakomeza kwirengagiza, akiyobagiza, akumva ahari nibyo bimufashije kugira ngo akumva aratekanye mu mwanya we. Ariko nagira nkubwire ngo ukeneye kugira ngo umenye ukuri ni kurangiza kukubature. Haleluya.